bakunzi ba Crediamo TV, ngewe ndi kubaza Jean Paul atubwire, ntabwo aranyumvisha neza, abantu bagomba gushaka Imana, ariko bari kumbwira ibindi ngo Imana ntabwo bayishaka. Kandi ndabizi neza yuko umuntu agomba gushaka Imana, ukajya mu butayu ukiyiriza ubusa iminsi 7, ukagenda ukarara mu mazi. Mu butayu bwo mu mazi nabwo bubaho, akabaho n'ubutayu bwo mu ishyamba ry'inzitane. Ibyo ngibyo urakoze cyane. Tuzajyayo jewe ako biranagaragaza no kudasobanukirwa. Ariko abonde njya mvuga ngo abakristo bazava mu bujiji ryari. Gutinya uvuga ngo uvuye mu butayu bwo mu mazi, ubundi tuzi ko mu butayu ari ahantu hataba amazi ahubwo. Mu butayu na ahantu hataba ibiti hibera umucanga gusa. Nzajya mu kiyaga amazi angera. Ejo bundi hari umwana umwe nabonye ari gucumbagira, mwana muto cyane. Ndamubaza wa mwana we wabaye iki? Ngo reka ngajo bundi mama yagiye gusenga ngo tujyanye byurira igiti ngabarahanutsa nguye ngo umwana nibwo navunitse. Bano b'Imana ubu koko mu byukuri uyo mwana marashakira mu biti, yagiye gushaka Imana hejuru ayegeye hejuru mu biti arurire rwose gagiye gusenga. Munyumvire namwe ubwo gukirisito. Ariko igitangaje iyo avuyeyo uwo numwe, hari nabandi iyo avuyeyo mu baturanye bari we gica amahane sinabonye. Hari nabandi nzi bafite abaturanyi babo umutorero akaza kuvuga ati barara basenga amasaha yose y'ijoro, barasenga bafite abahanuzi babazanira ijoro ryose, ariko iyo bukeye ntabwo nshobora kujya gusaba amazi ngayana. Ngaho rero ikikwereka ko ba bantu urashaka Imana gute? Imana ubundi ikicaro cyayo ni mu mitima yacu bene data. Agakiza dufite Yesu Kristo wacu akorera mu mitima yacu. Emera gukorera mu mutima wawe, naho ubundi bindi urajya gushakisha urajya mu misozi, imisozi incira nikurumirayo ko kumoka byaramwe. Imana iba mu biti, iba mu binani. Abantu baba bari gutera ikirenge mu cya Yesu gute cyo kwiyiriza ubusa, ariko ntabwo ndabona uyirije iminsi 40 mu butayu. Kwiyiriza ubusa iminsi 40, hanyuma ariko ntagira ikibazo. Yesu yagiye yamaze iminsi 40 atarya atanywa, nyuma ajya kugeragezwa na Satani. Ntabwo rero ndumva wagiyeyo ngo nageragezwe na Satani. Ibyo bintu batera ikirenge mu cya Yesu nyine. Ese ni ngombwa yuko umuntu atera ikirenge mu cya ubundi? Yesu yaragiye gusengera hariya iriya minsi 40 yayikoraga ngo bigende. Yesu ajya gusenga iriya minsi 40 yagira ngo atangire umurimo w'ivuga butumwa no kubwiriza. Yarakeneye kuvugana na se ngamuha imbaraga. Ni kuvuga ngo rero imbaraga koko yarazibonye zatumaga zijya ku musaraba, zatumaga agiye kuzakubitwa bikemera. Twebwe rero impamvu tutagomba kugenda gutyo, Yesu yatanze umuyoboro yavuze ngo munyizere mubane nanjye, icyicaro cyanjye kibe mu mitima yanyu, mbe mu mitima yanyu, ibyo mudashoboye nzabibashoboza. Ni ukuvuga ngo twebwe nta bushobozi dushobora kubona, icyo dukeneye gukora ni kimwe gusa, kwakira Kristo akajya mu mitima yacu. Najya mu mitima yacu ibyo nta na kimwe kitazaba gishoboka. Hanyuma wigeze gukora ku kantu kitwa ngo abahanuzi bariho cyangwa ntibariho? Abahanuzi use kw'iki gihe cy'agakiza abahanuzi baba bamaze iki? Ariko bariho, barahari benshi cyane. Ariko hari impamvu mbona abahanuzi nabo bariho kw'iki gihe. Nibe nakubwiye ngo abantu baraza kwa Yesu bagashaka kubihuza n'ubuzima bwabo babahozemo, ntibashaka kuva iyo bari ngo baze kwa Yesu bamugereho abahe undi murongo mushyashya wo kugendamo. Ko nuba ngo kiva kwa Satani, ukiva hanze ukinjira mu muryango w'Imana, uragomba kubona amabwiriza y'umuryango w'Imana, uragomba kubona umurongo w'umuryango w'Imana. None rero dore ikibazo cyari, umuntu arava mu bapfumu ko yamenyeyeho kubaza, kuko mu bupfuma byita ngo kubaza, yarangiza akaza mu Mana akasanga ariko ubundi ko twabazaga ubwo ndabaza hehe, ndabaza ndi. Umuntu akaza yitaratsa yivugira ibyo yigira gutya agahita ahurura ati ibintu urambwira. Nigeze mbabara cyane iyo ndebye ibibazo bihari. Abakobwa baratwara inda bazitwaye mu masengesho, umugore gasambanwa n'umuntu witwa nk'umuhanuzi. Uretse gato
none se ibyo ngibyo bibaho se? Bikeya se ngibyo nkubwira ntabwo ari igipindi kuko nyaye mvuga Yesu undimo ntabwo ibyo mvuga ari ukugira ngo ba Kristo ngo mbasebye ngo mbataranga we njye ahubwo ndavuga umurongo mwari bakwiye kugeramo wa Gikristo nuwuhi nukuvuga ngo umuntu w'umugore harutse ko hari n'abagabo ndahwitura mu yimisi bagabo bene data niba muhuye nawe bahanuza bagavuga ngo bareka basenyera abagore banyu ngo mwasuhutse ndagira ngo babwire ukizaba ku bagore banyu namwe muzamwafasha uruhare nk'urwa Adamu yagize aho yagiye yo kurangara agatererana Eva akagenda wenyine Eva yarangiza inzoka ikamwushya aba bahanuzi baraza bakabwira abagore banyu bakabwira abakobwa banyu barahari mwabohereje bagiye kurara mu binani baragiye kurara ngaho mu buvumo ngo bari gusenga Imana barangiza bakababwira ngo reka ngo kuremo ngo amadayimoni ngo kuba utabona umugabo ngo biraterwa nuko ngo icyo gitsina cyawe ngo hari Satani yakinjiyemo akagufata akagusambanya ngakugira ngo kuremo abadayimoni nshuti yanjye niba warasomye Imana wasomye ijambo ry'Imana ugasoma Bibiliya ukiga gakiza ugasobanukirwa gakiza kanya ko kumwimerera uzamenya yuko Imana idakorera mu bibi. Birakomeye cyane wango bigezaho abo bantu bitwa abahanuzi ashobora kuba yabwira umuntu ngo reka muvanemo Satani wafunze icyo gitsina cyane nuko mwezi hari uwampaye ubuhamya ambwira ukuntu byamubayeho ndagira agahinda cyane bene data ndagira ngo mbibabwire muwe maso Satani ari gukorera aho ngaho murimo guteranira aho murimo gusengera ijoro n'amanywa ndagira ngo mbabwire hari Satani uri kuhakora kandi nimutaba amaso ngo musengere mu mitima yanyu ahubwo mumenye icyicaro cy'Imana kuko ari mu mitima yanyu ndagira ngo mbabwire ngo ikigiye kuzababaho muzibona mwarasigaye Imana nta nahibabona kuko mwega mwakurikiye abantu kandi Yesu yaravuze ngo niba babwira ko ndahangaha ndibunaka ndimuzaje none mwabakirisitu mwe kuki mujyayo iyo misozi mwurira ibyo bibaya mucurika ayo mazi mujya kwigaraguramo ibyo biti murimo mwurira murabona bizabageza mu ijuru hari abandi badutse nk'iyi minsi ngo nabamara ngo mbere yuko basenga ngo bamaranira ngo kugira ngo basenge ngo irari ryashize irari abakunzi ba Credit Motive kumaranira iryo rari rishize se bagasenga abantu ntarari bafite sibyo byiza se none se cyangwa ikibazo nuko barimarana umugore agata umugabo we umugabo agata umugore umusore n'inkumi batashyingiranye oya da barasambana ngo mbere yuko basenga kandi baranze bavuga ngo mureke dusenge ntarari ubwo nabizi ko ari umuti bamwe Imana irababona rwa ngo barabanza bagasambana barangiza bakabona gusenga barabanza bagasambana irari ryashira bakasenga byagaruka bagasambana ngo bakamara nirari byarangira bakongera bagasenga iyo Mana basenga niyo izabakora ntabwo ari yayindi y'Aburahamu na Isaka na Yakobo ya Imana idukunda sawa nk'ama Yesu Kristo iyo ngiyo ni yayindi abantu barema izabahitana iyo ngiyo niyo izabakora ubwo si Satani iyo ni Satani kuko bayizera nk'Imana niba ngo nabiyise Imana ariko ubundi ni ikigirwamana ni ariko abo bantu ni ninjiji ntabwo mbatutse ba Kristo bene data ariko nkubwiza ukuri niba ufata umugabo wawe ukamuta mu rugo ukajya kumaranira n'undi mugabo nawe niba barari kumaze uhera uyu munsi wihane ntuzongere